James Clear ni umunyamakuru wavukiye muri Hamilton, Ohio, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nguyu yanditse ibitabo 2 bikomeye cyane, twavuga nka Just Stand, No Matter What Comes. Iki ni igitabo gishishikariza abantu gushikama kabone niyo hazi iki, na Atomic Habits tujye kuganiraho uyu munsi. Nitwa Ihimbazwe Masengesho Salomon. Iki ni ikiganiro incamake y'ibitabo. Bahaye ikaze. Atomic Habits. Iki ni igitabo cyasohotse tariki ya 16 z'ukwa 10 mu mwaka wa 2018. Kopi zirenga miliyoni 2 z'iki gitabo zimaze kugurishwa. Ni igitabo gikubiyemo uburyo bubaka imigenzo myiza n'uburyo imibi isenywa, kikagira chapitre 20. Ni igitabo nakuyemo amasomo 5 y'ingenzi nawe kandi yagufasha mu buzima. Izina ry'igitabo ubwaryo ririvugira, Atomic Habits. Atom mu isomo ry'ibinyabutabire twiga ko ari akaremangingo gato kagize elema. Katwibande ku mbaraga z'ubuto mu kubaka ikintu kinini. Chapitre ya mbere y'iki gitabo yitwa The Surprising Power of Tiny Habits. Isomo rya mbere: intsinzi iva mu bikorwa byacu bya buri munsi. Si ikintu cyiza ngo cyituraho nk'amana ivuye mu ijuru. Abantu twita ku musaruro, nyamara tukirengagiza inzira binyuramo, trajectoire. Intego zacu cyangwa se goals ziba zerekeranye n'aho dushaka kugera, achievements. Naho system, hamwe tudakunze kureba, hakarebana n'inzira zo kugera kuri izo ntego nyine. James Clear kuri iyi ngingo avuga ko niba ushaka kumenya ubuzima bwawe bw'ahazaza uko buzaba bumeze, wizuyaza urebere ku byo ukora buri munsi. Intsinzwi zawe cyangwa intsinzi zawe za buri munsi zigira uruhare cyane mu buzima bwawe bw'ahazaza. Umunyeshuri wiga ahozaho nta kabuza aratsinda. Iyo atsinzwe, ubwo nyine byitwa ko atize neza. Isomo rya kabiri: impinduka iza gake gake. Muri iki gitabo, James Clear yibanze kuri 1% rule, nibura kwiyongeraho 1% ku myitwarire myiza buri munsi. Ntago umuntu aterura ritere ngo arare yabyimbye. Abaterura ibyuma barabizi cyane kundusha. Abantu benshi tuba dushaka impinduka nini mu gihe gito. Uru ni urugamba utazigera utsinda. Isomo rya gatatu: imika mu buzima bwawe itegeko ry'iminota 2. Fata umuco wose ushaka kujya ukora buri munsi, ubanze ujye uwukora mu minota 2. Kuvuga ngo uzajya usenga iminota 30 ku munsi no kubyumva birarambiranye kuri bamwe. Nyamara ugiye ufata iminota 2 ukavuga agasengesho, byarangira niyo 30 yigejejeho, ndetse n'isaha. Umugenzo cyangwa tubyita umuco mwiza urakomera kandi ugashikama iyo ufite indi migenzo nayo miti ushingiyeho. Urugero, kuzinduka kugira ngo ukore siporo cyangwa akazi kawe neza. Urumva ko kuzinduka n'undi muco uba ugiye gutora mushya. Isomo rya 5: kugira umutima wo kwihangana no gutegereza, la patience. Uyu munsi ushobora gufata iminota yayindi 2 yo gusenga, ejo ugacika intege ukumva byanze. James Clear avuga ko kubaka imigenzo myiza bitinda, kandi ko binatinda kuva mu migenzo mibi. Turabizi ko kuva ku itabi cyangwa ku nzoga bigora. Ayo rero ni amasomo 5 akomeye nakuye muri iki gitabo cyiza cya James Clear, Atomic Habits. Inaha dusoreje ikiganiro cyacu. Nari Ihimbazwe Masengesho Salomon. Murakoze.